What if wita isugi ariwe niyo Bosco yaririmbye mwita urugi? What if wita inshuti ari uhora ucemba akana kawe buri munsi? What if wita best yagutwaye iniga kugakurusha kuba sexy? This cage and no balance. Niba udafite nyashi jya kwambara, niba udafite cash jya kwa mama. Umva girlfriend waguca inyuma, ubyangu byemere afite indi niga kunda asura. Muri weekend bagasunda, wowe uri mu cyumba urimo kugatupa. Umva boyfriend waguca inyuma, ubyangu byemere afite ikindi cyane akunda acuba. Banasangira ifege n'icyuma, wowe gatahira pone n'inda gukunda. Ari korikoze Yesu kaba mubi. Ariko bazire kumwifage n'icyuma cyari. Agoja Sad wa mugani anje ufite ngumetwa ngo Sad Generation. Shanu kuri pe. Yabaye na hashtag nyamara bayikoresha cyane. Ya. Amaze kugatupa gahita ngwifage n'icyuma. Ubwo buzima buragoye pe. Ifite ibintu mwana ariko gufite experience nkeya. Byataye man. Sha nagari nke cyane pe. Shakokuze imyaka ye n'ibintu wa mugana maze kubona biratandukanye. Yewe. Ati wabyakira usanzwe wo wita isugi. Ari urugi. Ayo wate inspiration niyo Bosco ajya kwandika irandi. Agavuga ati umukobwa mbonye kanje kwandika indirimbo.